Turi hamwe mu murima wa kawa, akaba ari na hamwe mu gipimo cy'icyitegererezo mu murenge wa Minazi wo mu karere ka Gakenke. Uyu ni umurima wa kawa ukurikiranwa n'itsinda rya Hinga Kawa. Rero ni igipimo, ni urugero rw'igipimo cy'icyitegererezo dufite nk'abagore dukurikirana umusaruro wacu tukawujyana muri koperative Bakunda Kawa, tukanawukurikirana kugeza ikawa yacu igeze ku rwego rwo kuba icyatsi, yamaze gutonorwa bwa nyuma kugera ku rwego iri bwoherezweho mu mahanga, tuba twayikurikiranye. Bamwe mu bagore bagize iri tsinda bahamirije ibitangazamakuru bya Flash ko aho batangiriye ubu buhinzi bwa kawa byabateje imbere mu buryo bugaragara, bakaboneraho no gutinyura bagenzi babo kugana ubu buhinzi. Uri kubona nkawe nawe amaso aragwaribiye ikawa, ubu twatangiye gusarura. Bwa mbere twaraje dusaruramo ikawa nyinshi cyane, none rero nituyikora tukayisigasira, ejo hacu hari imbere azaba ari heza. Izi kawa rero inyungu tuzitezeho ndi kubona zizaduteza imbere. Hari n'igihe duherutse kuzisarura nyine. Ariko umugore wo muri Gakenke namushishikariza guhinga ikawa no kuyikunda, ndetse akajya no mu matsinda hamwe n'abandi. Ikawa nyitezeho byinshi cyane kandi byiza, kuko n'ubundi yengejejeho byinshi. Ubwo tuyivamo koperative, baduha inka ikabyara, ubwo tugafumbira za kawa, ikawa zirera. Ubu twigishije abana, mfite abana 3 biga muri kaminuza. Ikawa rwose irera, buri mwaka iyo yeze umuntu arasarura akabona amafaranga minerivare nta kibazo. Muri rusange abagore bahinga kawa mu bipimo bitandukanye baba bafite ibice bakurikirana kugeza umusaruro wa kawa ugejejwe kuri koperative Dukunda Kawa, ari nayo mboni yabo. Buri tsinda riba rifite igipande rikurikirana kugira ngo tubashe kubacunga neza, tumenye ngo aba ntibakoze kuki bitagenze neza, bidufasha kubakurikirana neza. Ariko umusaruro uvuyemo wose ugemurwa kuri koperative ukitwa uw'itsinda ryose, buri wese akaba afiteho uruhare rungana. Nubwo buryo dukoramo. None ayo matsinda kandi ntagarukira mu gukorera mu ikawa gusa, tuba dufite ayo matsinda akora ariko akaza no kugira ikindi kintu aruhukiraho. Dukora ubwizigame no kugurizanya twifashishije amafaranga, bivuze ngo buri tsinda rinafite konti. Muri aka karere ka Gakenke, mu rwego rwo kuzamura umusaruro wa kawa, ubuyobozi bw'akarere ka Gakenke bugenda butiza ubutaka abishyize hamwe mu rwego rwo kuzamura uyu musaruro, nk'uko bishimangirwa n'umuyobozi w'aka karere Mukandayisenga Vestine. Mu rwego rwo kugira ngo tuzamure ubuhinzi bwa kawa mu karere kacu, hari aho bagiye batizwa mu minsi yashize ku buryo bagiye bahatira kawa. Icyo rero tugenda tubasaba ni ukuyivugurura, ndetse n'abandi bagenda batera inanasi nabo tubasaba kuvugurura kugira ngo bongere umusaruro. Niyo mpamvu tuba twabatije buriya butaka kugira ngo bongere umusaruro kandi biteze imbere. Kuva muri 2008 abagore 50 batangirira itsinda ryo guhinga kawa, kuri ubu bageze ku bagore 916. Umuhoza Honore, Flash TV, mu karere ka Gakenke mu majyaruguru y'u Rwanda.